bitandukanye hano tuba twabigarutseho ku ikipe y'igihugu. Ejo ikipe y'igihugu yaretsinze ikipe ya Nigeria. Mu mateka twabonye intsinzi tuyikuye muri Nigeria. Sino kwikwa muri Nigeria no bwa mbere dutsinze Nigeria. Yego, twabonye intsinzi kuri Nigeria bwa mbere mu mateka, noneho tunayitsindiye iwayo. Ushize twaraserebuye kuri Stade Amahoro ko tunganyije nayo. Ariko none ubu turimo no guserebura noneho ko twanayitsinze tukanayitsindira iwayo, which is good. Cyo ni kimwe. Urugendo rwo gushakisha iki gikombe cya Afrika iwacu rwari rukizwa akadomo ku mugoroba. Ekipe ya Nigeria niyo yakomeje na manota 11, tuza ku mwanya wa kabiri na manota 8, tunganya n'ikipe ya Benin, ariko Benin ikaba nta mwenda w'igitego na kimwe ifite, nta n'igitego izigamye, ahubwo twebwe turimo umwenda w'ibitego bibiri. Akaba ariyo mpamvu twasize umwenda w'ibitego bibiri turimo hanini. Ngiye ngubara cyane kuri Benin n'ubundi rero twari duhanganye. Benshi twahise twongera kubabazwa cyane na match ya Libya hari kuri Stade Amahoro dutsindwa igitego kimwe ku busa mu minota ya nyuma. Ariko bya bitego bitatu twatsindiwe muri Benin. Amone kugira ngo muri Afrika muri no mikino ikipe y'igihugu tsinde indi bitego bitatu biba gake. Ni amakipe usanga nyina rutana ubushobozi kure cyane arimo ikinyuranyo gikomeye. Ariko ikipe igufashe ikabukubita bitatu ugenda yamara zirita zasanga ni kimwe ku busa, ni za bibiri kimwe, ni bibiri, ariko kugira ngo ikipe itsinde indi bitego bitatu hano muri Afrika ni gake cyane. Biriya bitego byatubereye ikigeragezo ku buryo bukomeye. Ubwo rero urugendo rwashyizweho akadomo ubwo ku mugoroba nibyo Sami yarakomojeho. Uwo mwenda w'ibitego bibiri byatumye tutagenda yego nyuma yo kugira amanota 8 tunganya na Benin ikagenda Sama bisobanuye ubundi mvona imvana. Ariko icyo tuza kurebaho uyu munsi no kureba urugendo rw'ikipe y'igihugu Amavubi muri qualifiers cyangwa se mu gushakira igikombe cya Afrika. Bitandukanye n'izindi qualifiers uri murabyumva. Zatubanjirije uri murabyumva. Mu zindi qualifiers zatubanjirije nuko at least ubona iyuyu mwaka aribwo twagize icyo nakwita karere zirita nziza no mu yindi myaka muri rusange. Uyu mwaka ugereranyije mu yindi myaka yatambutse wavuga ko uyu mwaka ariho twagizemo rezilita nziza ugereranyije n'ibindi bihe mu bindi bihe byatambutse. Uri murabyumva kuko nureba wenda nko muri katugenda nura nko muri qualifiers z'ubushize byarashobokaga ko ku Rwanda rwabaga ruri sinzi nawe navuga ngo wenda byaragoranaga ko washoboraga kubona u Rwanda rushobora kuba rwasoza rufite amanota ari hejuru y'abiri. Byari bigoranye. Uri murabyumva. Ariko uyu mwaka nibura u Rwanda rusoje rufite amanota 8 mu itsinda, which is good. Wavuga ko ari byiza. Niyo bisanishije nuko uyu munsi tukiyoboye urutonde rwo gushakira iki gikombe cy'isi, uvuga ko nibyagezweho atari ibintu byatugwiririye. Kandi nemera ko iyo urebye uburyo twari twatomboye ubona ko kabone ni wakongera dusubiza muri iri tsinda, sibyo? N'ubundi ushobora guheraho uvuga uti byibuza aya ni harimo usibye ekipe ya Nigeria. Nkeka ko Nigeria dutombora nta muntu wakekaga ko dushaka kwikuraho n'inota na rimwe. Ariko wavuga Benin akari bwa mbere dukinye nayo, wavuga ekipe ya Libya, namwe mu mayikipe wabonaga ko tukimara no gutombora twaravuga tuti aya mayikipe birashoboka yuko dushobora kuba twayakuraho amanota. Uri murabyumva neza. Yego turayabonye turatomboye twinjiye mu irushanwa. Icyari gisigaye none no kureba ngo ese umukino ku mukino turitwara gute. Urwego rw'abakinyi bacu dufite uyu munsi ni urwego rumeze rutera rushaka kuduhesha amanota angana iki imbere y'ayo ma equipe turimo kuvuga. Dusubiye ku ikipe y'igihugu gatoya, nkeka ko nuno mwaka nubwo abantu bavuga ngo yego ngo twa urwego rwa yes, kuko at least ubona ko ari wo mwaka dushobora kuba twarabonyeho byibuza n'abakinyi barimo gukina aho bari bakina kandi at least nunavuga ngo wenda naho barimo gukina niyo ligue barimo gukinamo yadukorera umukinnyi.
uyu munsi reka tuvuge ngo nka mutsinzi for example twavuga ngo niwo mwaka nicyo kiragano twagizemo abakinnyi aho bari bakina, ubwo ndavuga abakinnyi bakina i Burayi by'umwihariko cyangwa se hanze y'u Rwanda, kuko hari ibiragano twabaga dufitemo abakinnyi yego bano muri Tanzania bacu bakinagayo, ukamva ngo twazanye Mukunzi Yannick ari mu cyiciro cya gatatu, kumva Lage mu cyiciro cya gatatu ntarimo gukina, muri kumva Jad Bizimana twamuzanye ahari none nta nubwo aboneka no muri 18, ariko nibyo nari ndimo kuvuga uyu muri kino kiragano nka Mutsinzi Angelo yakinye ku mugora w'ejo, ni umukinnyi uyu munsi nubwo ari muri Azerbaijan mu kipe ya Zilevs FK, ariko ni umukinnyi ukina, nujya kuvuga nka Jad Bizimana uyu munsi turabizi ko ari umukinnyi uyu munsi ahari arimo gukina muri Ukraine, ari umukinnyi urimo gukina, sibyo? Hari umukinnyi urimo gukina. Nujya ni ryari twagize umukinnyi se ushobora kuba uri mu ekipe nka Kaizer Chiefs? Niyo mpamvu ngiye nshatse kuvuga ngo n'umusaruro twabonye nta nubwo ukwiriye kuba ari umusaruro uvuga ngo uratunguranye, kuko kino kiragano twagize ni kimwe mu kiragano twabonye, kimwe mu biragano nako twagize birimo abakinnyi bari seriye, cyane cyane abo duhamagaye bavuye hanze aho bari bakinaga, kurabyibuka ko ari igihe twamagaraga abakinnyi ngo mu cyiciro cya gatatu ntane, donc twitwa ko twamagaye umukinnyi hanze ariko mu by'ukuri naho aratakina. Ariko nagira ngo tubivugeho abasaba ukabone nubwo batigeze bongera kugaruka, yego uyu munsi ahari uyu musore nawe wagiye mu mitwe y'umutoza Frank Spitler akatazongera kwamagara ninde, Rafael Yok. Ni zimwe muri ingredient twagize at least aho bari banakina, sibyo? Aho bari bakinaga n'aba Manzi Thierry kabone nubwo muri Libya uyu munsi badakina, ko Thierry n'umwe masore bazamuye urwego. Oya yazamuye urwego, arakina mu ikipe, ni ikipe nayo yaremye hatana mu mikino ya Champions League, ko bakuye muri ikipe ya Simba Sports Club. Simba nabakuyemo nabwo bigoranye, kurabyuka ko bashatse no kujya kurega ibiki ko bafashwe nabi, ariko ibyo icyo nari ndimo garuka nuko at least nubwo turimo kuvuga ngo uyu musaruro wabonetse twe nubwo udahagije, ariko ukompeyarinze cyangwa ugereranyije n'ibindi biragano byibuze umusaruro twabonye uyu munsi ni mwiza, ariko nanone ntabwo wavuye mu mahirwe. Ni ukuvuga ngo biva mu ikipe nyine ikina, hari ishyaka rigaragara mu kibuga, hari ibidahita bikunda ijana ku ijana, turataka ngo igitego cyahushijwe bibaho, ariko byibuze hari icyahindutse ugereranyije no mu myaka ishize. Mu kibuga umupira urakinwa, intsinzi ziraboneka, amanota araboneka, ugahatana kugera ku munsi wa nyuma. Ahangaha ntabwo ko byibuze hari ikintu cyahindutse, ntabwo byaba ari byo, ntabwo ari byo gushima 100%, yenda bitarabashije ibyo abantu tugenda tunenga natwe nk'abantu dukurikira umupira. Nko ku munsi w'ejo wabonaga ikipe yabanjemo mu gice cya mbere, wabonaga ko itari imikino mone, waraga mu kibuga hagati ukibaza ni gute yicajwe Samuel Gerete ndetse na Muhire Keva bose icyarimwe, wabonaga ko harimo umupira ntabwo waturunaga. Abantu ntibumva uburyo umukinnyi ura musore muri APR witwa Muzungu ntabwo aragira ubunararibonye, aje gute kuri match decisive, kuri match ifite ikintu gikomeye ivuga, ya match andi bisaba nyine agatuza, bisaba kwihangana, bisaba kugira gute. Benshi ntibabishimye, ariko muri rusange mu gice cya kabiri baje guhindura, hinjiramo Gerete, hajyamo Kwizera George akina neza, n'igitego rero cyavuye cya mbere, ubona ko byibuze hari ikintu cyagiye gihinduka. Umutoza Spitler amaze gukina imikino 14 hari mu Mavubi, amaze muri iyo mikino 14 amaze gukina, amaze gutsindamo imikino 6, anganya imikino 4, atsindwa imikino 4. Amaze gutsinda ibitego 13, atsindwa ibitego 9, imikino yarangije adatsinzwe n'imikino 7. Ariyo mpamvu twamo tubaza abantu tuti uyu mutoza mwebwe ku giti cyanyu umuntu akwiye kongererwa amasezerano, yitwaye neza. Aha nicyo twarimo tuganira ngo turebe, nicyo twari turimo kwibaza. Twarimo tureba mu myaka yashize byari bimeze gute, nibyo twavugagaho. Tugiye muri Libya, dukinnye match ya mbere, tunganyije n'ikipe ya Libya i Tripoli igitego 1-1, turavuga tuti biranashoka ko ingi twatangira kwibara ko tuzayitsindira i Kigali. Tuvuye muri Libya turaje twakiriye Nigeria niba nibuka neza,
turanganyije tuti nyamara amanota abiri mu mikino ibiri ku ikipe nka Libya iwayo kuri Nigeria i Kigali tuti si bibi. Tujya i Abidjan muri Côte d'Ivoire tujya gukina n'ikipe ya Benin tugezeyo wa bitatu. Tuti attention tuti ibintu birakomeye. Tuti nyamara dushobora kuba turimo gukina ko ku manota 9 niba dufite amanota abiri nanone ne shake ikomeye. Ko yari amanota 9 y'imikino 3. Libya ije Kigali ibanza kwikarakasa tubanza igitego turaza nyuma turayirambika. Turaga tuti imikino ine tumaze gukina amanota 12 kuba dufite amanota 5 nabyo si bibi. Ukompeyarinze cyangwa sugeranyije n'amakipe twawe nabyo tuti biracyashoboka muri groupe. Hanyuma ikintu cyaje kutwica kwari ukwakira ekipe ya Benin nyako yari bi Kigali. Twatangiriye tuvuga tudufite icyizere ko tuzayitsindira mu rugo kuva twari twabanje kunganyiriza iwabo. Twari dufite icyizere stade turayuzuza ku kigero hafi cya 80. Niyo twaragize icyizere kirengeje urugero bikaza kudukoraho abafana bari bahari umufana ari tayari tuvuga tuti no match nituyitsinda biraba bidwa ikirenge kimwe kiraba kiri mu gikombe cya Afrika. Twamaze kubona ko ikipe ya Nigeria amaze kubona tike. Turavuga tuti turasabwa gutsinda iyi match ibya Nigeria byo tuzabibara nta kibazo ariko itsibeta ko twajya guhura na Nigeria tuvuga ngo turabona rimwe dukomeze cyangwa se niyo twatsindwa tujye muri ya mibare yindi ngo tutegereze turebe byaba byabaye kuri match ya Libya na Benin. Maze kwa kuri niba Imana yari itarataha kuvuga ngo itaha mu Rwanda nibyo byagenze bite nambaye jezi nahise ndenza agakote haraje kimwe kiba kigiyemo imibare tubane yindi. Twari tumaze gushyira mu murongo mwiza ikipe ya Benin yuko ishobora kuba yakomeza kuko yari imaze kunganya n'ikipe ya Nigeria. Nta kintu itari yadukoreye. Nigeria ibyo twayisabaga yarabidukoreraga cyane. Tunayisaba no kuyitsinda irabidukorera. Ahubwo nisho twayemo tuvuga tusinyama Nigeria iraza gukina nkaho nta kintu kidasanzwe irwanira. Erega n'abakinyi buri abakini burayi avuga ati reka ngize amahirwe yuko namaze kubona tiki igihugu cyanjye nagesheje tike niba natangaga 100% mu kibuga uyu munsi ndatanga nka 30. Ariko usubiri burayi kuko niho nkura karyo. Nka Victor Boniface yabanjemo ku munsi w'ejo mu Budage abica bigacika ariko ku munsi w'ejo reka da witwa Osimhen yari yibereye kuri bench afite story rwose ari hano story abantu barebaga match abonaga ko asimbuye ariko nta rwaserera yaduteje. Chukwueze ne waje masimbuye arakorogana naco nabo usibye urushoti rumwe yadukubise